Shalom shalom, twongeye kubaha ikaze kuri Create Sweet TV. Amahoro y'Imana n'abane namwe, bwiza bw'Imana bubagaragareho. Tuboneraho kongera gushimira mwe mwakoze subscribe, share ndetse na comment. Namwe mutari mwayikora, reka mbasabe akanya gatoya mumfashe mbagireho umugisha muri Kristo Yesu. Hanyuma ureba aho hepfo mu kanya k'amasegonda atarenze 3-4, reba aho hepfo hano munsi ya video handitse ijambo subscribe, kandaho. Yes, amahoro y'Imana, Imana iguha umugisha wowe ukanze kuri subscribe kugira ngo tujye tubana uko bwije nuko bukeye. Erega niyo nkunga yanyu nshuti z'umusaraba kugira ngo dushyigikire ivuga butumwa Umwami Imana adushyizemo. Hanyuma turashimira Imana yabanye natwe 2024, turacyahumeka umwuka w'abazima, nta gikuba cyacize nari nkuru yumvikanye. Paulo yabivuze neza aravuga ngo ndashimira Kristo wambashishije akabona ko ndo kwizerwa akangabira umurimo. Aba ngo nubwo nabanje kubutukana n'umunyarugomo ariko nabikoze ntari nizera Uwiteka arambabariye. Rero turashimira Imana yemeye ko tuzajya tuboneka ahangaha kugira ngo tuganire iby'ijambo ry'Imana. Nshuti z'umusaraba ntago biba byoroshye, ariko kandi umuhamagaro n'umuhamagaro. Imana ishimwe cyane. Rero ni ngombwa ko mudushyigikira kugira ngo tujye tubana. Ushobora kuba ukurikira channel ufite ubuhamya, ufite ijambo ry'Imana wageza ku bantu, nimerera aho munsi. Ushobora kuduhamagara ukaganiriza abantu ijambo ry'Imana, ufite ubuhamya bwakubaka imitima y'abantu. Ni karibu, muhawe ikaze mwese kuri Create 3 TV. Create, hari abantu bambaje ngo mbese Create meaning what? Create bisobanura na akagezi Imana yisheho umugabo bita Eliya ubwo yari amaze guhagarika imvura mu gihugu cya Isiraheli, ngo ageze muri Isiraheli. Eliya yari umusuke wita Ishubi Galiyadi mu muryango wo kwa Gadi. Rero ageze muri Isiraheli asanga bamenyereye Imana kubera umurengwe w'ibiryo. Nagira ngo ubwire ngo hari igihe hari ibyaha ubundi abantu bakora bitewe n'umurengwe w'ibiryo. Ndagira mutangarize ko ntago wasambana utariye kame, nta nubwo wakubita umuntu ingumi utariye. Hari ibyaha biterwa n'umurengwe. Buri inzara ibamwe ibyiciro bigera muri 3, witari yarya ntiyabimenya, ariko inzara yaraturiye turayizi. Buriya hari umushonje, hari ushonje, hari n'umunyenzara. Rero uyu ushonje ari mu kazi ariko nabona umwanya araza kujya kurya. Noneho umushonji we ashobora kuba anyotewe ifiriti cyangwa se amakaroni, nta n'akamayoneze abona, ariko afite dodo, afite kawunga, afite ubugari. Hari igihe ubu bifite ibyo ngibyo nubwo uri kubirisha imboga za nta kigenda, ariko bihari. Attention, ntabwo ari kimwe n'umunyenzara. Umunyenzara we burya amasengesho ayasoreza ahageze. Umunyenzara akunda kumenya ahantu hari ibiti by'imyembe. Umunyenzara yageze iwawe amasengesho yarayarimo ahita yasoza, akugireho umugisha ukamuha ibyo kurya. Noneho hari ukuntu umuntu aba ashonje, wajya mu bukwe muri ku murongo mugiye kwarura, ugasingira isahani imbere hakiri nka 3 cyangwa 4 ukabuyisingiriye, gasigara usenga isengesho bwa ngo Mana umbabarire nze kubigera uko gatinda byarura, ugatangira kwatura utarabigira ugatinda byarura bicaho byagaci kubera inzara. Rero Eliya ageze mu gihugu cya Isiraheli asanze bafite umurengwe w'ibyo kurya. Haleluya. Yitegereje ibyaha birimo bihakorerwa asanga nta kindi cyabiteye ni umurengwe w'ibiryo. Ahita ahagarika imvura, Imana itamutumye. Ndagira ngo mbwire ngo Eliya niwe muhanuzi wigiriye confidence, ahagarika imvura Imana itamutumye. Avuga ngo shingiye mu butware bw'iyo nkore hagaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6. Amaze guhagarika imvura asubiye inyuma asanga ikime gishobora kuzira. Asubira inyuma ngo n'ikime ndagihagaritse nacyo kandi. Mana yitegereza ishyaka ry'umugabo bita Eliya, iravuga ngo uyu mugabo ugize ishyaka ringana gutya ry'umurimo wanjye. Haleluya. Rero ngo reka mutegurira ahantu. Irangije imwohereza ku kagezi k'ikereti, iravuga ngo Kereti genda kwa kariya kagezi niho ibikona bizajya bikuzanira ibyo kurya. Uyu munsi muri iki gitondo mpanura ubuzima bwawe byari byanze, ariko Imana niyo yohereza ibikona. Imana ni kohereza igikona. Mana ishimwe. Imana niyo yohereza igikona. Uziko
hari igihe bijya byanga akazi kagahagarara, ibintu bikanga, ugasigara utegereje igikona, ugasigara usenga ngo Mana nyohereza igikona kuko byanze. Haleluya. Rero Eliya ari ku kagezi, ariko nubwo ari ku kagezi ategereje igikona, nyamara ahandi nubwo inzara ihari, ariko ibikona birimo biragemurira umugabo bita Eliya. Haleluya, haleluya. Imana ikumpere igikona. Yesu ashimwe. Imana ikumpere igikona. Imana yohereza igikona ku buzima bwawe. Igikona rega cyaza ukabona akazi. Muri iyi minsi hari ikintu kimwe mutazi. No kubona akazi nushaka kuba ufite dogitora, ufite PhD, nushaka kuba wari ufite impamyabumenyi zo ku rwego rwo hejuru. Ariko najya mubwire ngo Yesu wenyine, Imana ikohereza igikona, nawe uhamagarwe mu kazi nk'abandi. Haleluya. Rero uyu mugabo bita Eliya nubwo ari ku kagezi, ariko data wa twese yashyizeho uburyo, yashyizeho inzira. Arimo yohereza igikona, profete mu gitondo akabona igikona kije kikoreye ibyo kurya, kizanye inyama, kizanye umureti. Mu gitondo profete arajya ku meza agafata breakfast. Igikona cyaje rega nawe wafata breakfast mu gitondo nk'abandi. Irapana gufata uwo mushyushyo nawo winica ntikize, ubona rimwe na rimwe uvuga ngo reka mfe kudutamira ngo ngende ndebe ko nagenda nturi. Nawe mu gitondo wafata breakfast nk'abandi. Yesu ashimwe. Mu gitondo wafata ibyo kurya nawe nk'abandi. Rero Eliya nubwo ari ku kagezi, ariko afite profi y'Imana. Bega afite inzira z'Imana, Imana ibinyuzamo kubera iki? Kubera ishyaka ry'umurimo w'Imana. Nase mu ijambo rirambwira, Dawidi yavuze ijambo rikomeye, haga ngo nari umusore ariko ndashaje, sindabona abana b'umukiranutsi bicwa n'inzara cyangwa se ngo basabirize. 2025 abantu bakoreye Imana, Imana igiye kubagaburira. Imana igiye kumara inzara abantu bakoreye Imana. 2025 mbere yuko 2023 turi kubura iminsi mike ngo twinjire 2025, nkuzana itangazo rivuga ngo umwuka w'Imana yavuganye nawe, arambwira ngo 2025 umuntu wese ukorera Imana wishwe n'inzara, Imana igiye kumugaburira. Haleluya, haleluya. Reka twisomere ijambo ry'Imana. Uyu munsi Imana yampaye ijambo rifite umutwe uvuga ngo utabawe n'Imana ariko abantu batabishaka. Reka nongere ngasubiremo kugira ngo kumve neza. Utabawe n'Imana ariko abantu batagize gute? Batabishaka. Ndagira ngo nkubwire ngo abavuze kutazashaka ntaho bagiye. Abavuze kutaba mu mujyi wa Kigali ntaho bagiye. Ariko nkuzana itangazo rivuga ngo utabawe n'Imana abantu batabishaka. Reka twisomere ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Samweli ibice 2 ku murongo w'9. Samweli wa 2 ibice 9 turahera ku murongo wa 1. Hari umutwe uvuga ngo Dawidi agirira neza Mefibosheti mwene Yonatani. Bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwaga Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati, mbese ni wowe Siba? Umwami aramubaza ati, harya nta ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati, haracyariho umwana wa Yonatani amugaye ibirenge. Reka aho tuhatinde. Hari ubwo Dawidi yarabajije Siba ubumuga bwa Yonatani bw'uyu muhungu. Ese ubundi kuba utarize hari uwo bireba? Biravuze ngo nuko Siba asubiza Dawidi ati, aracyahari umwana w'umuhungu ariko agize gute? Amugaye ibirenge.
Haleluya. Umwami aramubaza ati abahe? Sibasubiza umwami ati aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi. Ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya, maze Dawidi aravuga ati Mefibosheti. Aritaba ati karame, umugaragu wawe ndi hano. Dawidi aramubwira ati humura, kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Nuko aramuramya aravuga ati umugaragu wawe ndi iki kunyitaho kandi ndi intumbi y'imbwa? Umwami aherako ahamagara Siba umugaragu wa Sawuli, aramubwira ati ibyari ibya Sawuli byose n'iby'abo mu nzu ye bose mbigabiye mwene shobuja, kandi wowe n'abahungu bawe n'abagaragu bawe muzajye mumuhingira imirima ye, usarura imyaka, kugira ngo mwene shobuja abone ibimutunga. Ariko Mefibosheti mwene shobuja azajya arira ku meza yanjye iteka. Kandi Siba yari afite abahungu 15 n'abagaragu 20. Maze Siba abwira umwami ati ibyo umwami databuja yategetse umugaragu we byose niko umugaragu wawe nzabigenza. Nakire neza ijambo ry'Imana. Mana y'amahoro, iri ni ijambo ryawe n'ubuhanuzi butavangiye, riherekeresha imbaraga z'umwuka wera. Umuntu wese uryumva rimubera urufunguzo rigira ibyo rihindura. Umutwe waryo uravuze ngo dutabawe n'Imana ariko abantu batabishaka. Mwami, ndabizi yuko aho amatangaza abantu bayamanikiye ari buryo yamanurira. Umuntu wese uza kumvira ijambo namusengeye nyaguhora ku ngoma Imana nabona ikimenyetso cy'ibyiza. Ngaho rero reka twibere mikoro wirangururire, ubwiza bwawe nibuganze, kandi umuntu wese uza kumvira ijambo ryawe mukora naho rimugeza. Tubisabye twizeye ko bikora mu izina rya Yesu. Amen. Dusomye iri jambo, iri ni ijambo ryiza, ariko kandi ntabwo turi buze kujya kure ya titire y'iri jambo ivuga ngo utabawe n'Imana abantu batabishaka. Izi ni inkuru z'umugabo bita Dawidi. Dawidi uyu ni wa muhungu wa Yesaya w'i Betelehemu. Uyu ni wa mwana Imana yabwiye Samweli, iramubwira ngo mbese genda uzageza ryari kuririra Sawuli. Yamubwira ngo genda ujye kwa Yesaya w'i Betelehemu, mbonye umwana ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Haleluya. Rero Samweli ngo ageze kwa Yesaya, ngo Yesaya amumurikira abana be bose. Azana Eliyabu, azana Shama n'abandi. Ariko ngo Samweli yajya gusuka amavuta, Imana ikamubwira ngo abo nabagaye. Dushimiye Imana itagireba uburanga. Ntabwo Imana igireba costume, ntabwo Imana ikorera mu bunini, ntabwo Imana ikorera mu mataye, ntabwo Imana ikorera ngo uvuka aha, ntabwo Imana ikorera ngo wizaya. Dushimiye Imana igikoresha abanyantege nkeya kugira ngo ikoze isoni abanyembaraga. Imana ishimwe. Rero Samweli bamare kumumurikira abahungu, Yesaya amaze kumurikira abahungu be bose, Imana imaze kubagaya, Samweli abaza Yesaya ijambo rikomanga ngo mbese nta wundi mwana w'umuhungu ufite? Yesaya aramubwira ngo karahari, kari hirya iri, kamwe katagaragarira abantu. Bwa buzima bwawe butagaragarira abantu nibwo bwuzemo ibitangaza by'Imana. Samweli abwira Yesaya aramubwira ngo ntabwo turi bujye ku meza katari kazi. Amen. Baragenda bazana Yesaya uyu ni wa mwana wagiye arererwa mu ishyamba, ubuzima bwiwe buba mu ishyamba. Ijambo ryarambwiye ngo yaragiraga intama. Haleluya. Ariko nubwo yaragiraga intama ntabwo yajyaga atuma ubuzima bw'intama bwangirika. Ndajya mvuga ngo hari ibintu bishobora gutuma Imana igukoresha. Imana ikagukoresha ibyananiye abandi, irebeye ku mutima wawe. Ubuzima bwa Dawidi ubuzima bwa Dawidi ntago bumwemerera koko abona ubuzima bw'intama. Imbaraga ziri muri Dawidi ntabwo zemera ko ubuzima bw'intama butakara. Ijambo ryarambwiye ngo idubiraza agashwanyaguza, intare yaza agashwanyaguza, agakura mu mwana w'intama mu menyo yazo.
Imana irangije mwitegereje yavuga ngo uyu nguyu afite uyu udatuma ubuzima bw'inyamaswa butakara n'ubuzima bw'abana b'abantu uyu nguyu ntabwo yatuma butakara. Imana ishimwe. Rero Samweli bamaze gutumira Dawidi araje. Samweli ngo akizamura ihembe agiye gusuka amavuta, Imana iramubwira ngo uwo nguwo nuwo nguwo umutima wanjye wishimira. Rero intego ya mbere ya Dawidi imuvanye mu ishyamba, Imana imuvanye mu ishyamba kugira ngo aze kuba umwami uyobora ubwoko bwa Isiraheli. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Nubwo Dawidi aje kuba umwami uyobora ubwoko bwa Isiraheli, ariko Imana imufiteho umugambi. Mu ntambara Dawidi yarwanyijwe na Sawuli, ndetse ajya ku rugamba ageze ubwo yica Goliyati. Sawuli aramubwira ngo nta kindi gihembo usibye kuguhemba umwana wanjye w'umukobwa. Arangije aramumushyingira, ariko Sawuli niwe muntu wantangaje warwanyije umukwe we agera ku rwego ashaka gupfakaza umukobwa we. Agenza Dawidi kugira ngo amwice, ariko Yonatani umuhungu wa Sawuli ngo abe inshuti. Ijambo ryarambwiye ngo bagatiga kubiranyije nande ndetse na Dawidi. Ntago ndi buze gutinda muri aya magambo kugira ngo tugere ahantu dushaka kuvuga, ndetse turangire dusengere muri iri jambo rivuga ngo Imana igutabaye ariko abantu bagize gute batabishaka. Ugiye gukora mariage abantu batabishaka, ugiye kwinjira mu kazi abantu batabishaka, ugiye kujya mu nzu yawe mu mujyi wa Kigali abantu batabishaka, ugiye kubona visa wurira indege abantu batabishaka, ndetse icyo gihugu wari urimo warakibuze mu burenganzira ariko Imana igiye kubuguha abantu batabishaka. Wari warabuze urubyaro ugiye kubyara abantu batabishaka. Mbega urugo rwawe rwari rwarasenyutse, Yesu agiye kurwubaka abantu batabishaka. 2025 Imana igukoreye ibitangaza ariko abantu batabishaka. Ariko Imana ni igitangaza. Haleluya, haleluya. Rero Dawidi ngo abaye agati gakubiranyije n'umugabo bitande Yonatani, ariko umuhungu wande wa Sawuli. Ndabyibuka Sawuli yigeze gutuma abajya kwica Dawidi, ngo ariko Mikali umugore wa Dawidi arangije arungurukira mu idirishya, arebye abona abantu baje kwica umugabo, arangije ngo akebura umugabo we amunyuza mu idirishya, afata igipupi akiryamisha mu mwanya umugabo yararyamyeho. Amaze gukirya ikinunusi, mbega igipupe. Abaje kwica Dawidi bahageze, Mikali arababwira ngo dore nguriya harya, ariko nyamara yamaze kugira gute kumucikira. Binjiye ngo bafata icumu, ngumwe muri izo ngabo afata icumu araribangura ngo agiye kwica Dawidi, kumbe ni igipupe Mikali yagize gute yaharyamishije. Yesu nashimwe. Ndagira ngo ngutangarize ubwire ko ubwo buzima bwawe butari kugaragarira abantu, aribwo Imana ije gukorera. Haleluya, haleluya. Dawidi ashoje, haleluya, nubwo yari agati gakubiranyije na Yonatani, ariko Dawidi ageze ku ngoma. Nubwo ageze ku ngoma yibutse ibikomeye, yibutse ko hari ibintu, yibutse ko hari isezerano yagiranye na Yonatani. Rimwe Yonatani yigeze kubwira Dawidi avuga ngo data arimo arakugenda. Dawidi nawe abizi abwira Yonatani avuga ngo iso arimo arangeza, ariko Yonatani aramubwira ngo genda wihishe, nanjye ngiye kumenya amakuru ya data neza, menye niba afite gahunda yo kukwica. Uko byagenze muzabisoma. Ndetse ngo Yonatani abwira Dawidi aramubwira ngo ndibuze gutera icumu, ninza gutera icumu aho uribuze kuba wihishe, uraza kumenya amakuru. Hari inshingano bagiranye. Rero Dawidi ageze ku ngoma, ariko yibuka ko nubwo ageze ku ngoma Sawuli yapfuye na Yonatani atakiriho, ariko yibuka ko hari isezerano yagiranye nande na Yonatani. Arabaza ngo mbese ninde wasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza y'Imana kubw'umuhungu we Yonatani? Hari ibintu wakoze
Imana ikwibukiyeho. Hari abantu wagaburiye bashonje, Imana ikwibukiyeho. Hari abo wambitse ubusa bambaye ubusa, Imana ikwibukiyeho. Hari abantu wacumbikiye, Imana ikwibukiyeho. Hari ibikorwa wakoze, hari inama wahuguje abantu, Imana ikwibukiye. Rero Dawidi yibutse neza ya Yonatani. Haleluya. Nubwo ari ku ngoma ariko ntiyibagiwe. Aravuze ngo mbese ninde wasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugire neza ko bw'umuhungu wa Yonatani. Haleluya. Hari umugabo bitaga Siba. Siba yari umugaragu ariko yari yarigeze aba umugaragu kwa Sawuli. Arangije agira amahirwe yo kuba n'umugaragu ku ngoma y'umwami Dawidi. Arangije ngo Siba yari hanze, baramuhamagara. Baravuga ngo mbese databaza ngo ninde wasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugire neza ko bw'umuhungu wa Yonatani. Siba aravuga ngo arahari. Mana ishimwe. Haleluya, haleluya. Umva iki ijambo ryavuze. Bukeye Dawidi arabaza ati mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani. Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwaga Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati mbese ni wowe Siba? Nawe ati ni njye umugaragu wawe. Umwami aramubaza ati harya hari uwo mu nzu ya Sawuli ngo mugire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Aho nyumve. Kuvuga ngo haracyariho umwana wa Yonatani, ibyo byonyine agaceceka byari bihagije. Ariko yongeraho ngo umugaye ibirenge. Ese kumugara ibirenge Dawidi arabibajije? Hari abantu bajya bifuza kumenya amashuri wize, abantu bakifuza kumenya umuryango uvukamo, abantu bakifuza kumenya ubuzima ubayemo, mbega hari abantu bifuje kumenya amateka y'ubuzima bwawe. Rimwe bigeze bazana umuntu wavutse ari impumyi bamuzanira Yesu, baramubaza ngo mbese ni icyaha kiwe cyangwa si icy'ababyeyi be? Dushimiye Imana ijya yimana amakuru. Yesu arababwira ngo si icyaha kiwe, si n'icy'ababyeyi be, ni ukugira ngo imirimo y'Uwiteka Imana yerekanirwe muri we. Imana ishobora byose yimanya amakuru y'ubuzima bwawe, Imana ishimwe. Siba asubije Dawidi aramubwiye ngo arahari umuhungu wa Yonatani, ariko amugaye ibirenge bamwita Mefibosheti. Yibera he? I Lodebari. Haleluya. Yagira ngo ngutangarize ngo i Lodebari nta network zihaba. Ntabwo ushobora gushaka umuntu uri Lodebari ngo ube wamubona kuko nta WhatsApp agira. Ntushobora gushaka umuntu uri Lodebari ngo ube wamubona kubera ko na telefone yiwe ibimeze nk'itari kuri rezo. Hari igihe uba i Lodebari na telefone yawe ikava ku murongo. Hari igihe Satani ajya yica connection. Haleluya. Uyu mwana Mefibosheti nubwo ari i Lodebari nta cyizere cy'ubuzima. Yari umwana wabaye mu rugo rw'ibwami, yari umwana wabayeho neza, ariko hasigaye i Lodebari arimo arasangira n'ingurube. Yibera i Lodebari kwa Makiri, ubuzima bwiwe nta byiringiro bufite, ariko data wa twese amugarutseho. Ndagira ngo ngutangarize ngo 2025 Imana ikugarutseho, ariko kandi Imana igutabaye abantu batabishaka. Yibereye mu rugo, Mefibosheti aramugaye, nta byo kurya, nta buzima, ariko yakiriye inkuru nziza ivuye ku mwami. Dawidi aravuze ngo nimugende mugire gute mumuzane. Ntabwo yitaye. Hari ibintu Dawidi atitaye. Imana igiye kugutabara, hari ibintu Imana ititayeho. Ntabwo Imana yitaye kuvuka mu muryango ukennye. Oya, ntabwo Imana yitaye yuko igiye kugukorera ubukwe, ititaye yuko nta birongo, mbega nta majyambere, nta byiringiro by'aho uzakura amajyambere, nta byiringiro by'abazagushyingira kuko nta sko, nta na nyoko, nta byiringiro, mbega nta muntu ufite wo gutabaza. Ariko ntabwo bikanze Imana mu kuza kugutabara. Aravuga ngo nimugende mugire gute mumuzane. Bamaze kumuzana, Dawidi amubwira amagambo nakunze. Aramubwira ngo guhera uyu munsi ibyari ibya sogokuru wawe Sawuli byose ndabiguha. Haleluya, haleluya, haleluya.
hari ibintu satani yari yarakunyaze Imana yongeye kukugarurira. Hari ubuzima satani yari yarajyanye Imana yongeye kukugarurira. Hari icyizere cy'ubuzima wari waratakaje Imana yongeye kukugarura. Mbega wari uri kuri destination finale y'ubuzima bwawe, ariko ndagira ngo ngutangarize ngo hari ubundi buryo Imana yongeye kukugaruka idafite ibyirebeyeho. Mana ishimwe. Dawidi abwira Siba, aramubwira ngo ibyari ibya sogokuruza wawe Sawuli byose urabisubizwa. Avuga ijambo rikomeye, abwira Siba watanze urugambo ngo umwana mugaye ibirenge, aramubwira ngo wowe n'ab'inzu yawe bose n'abagaragu bawe bose muzajya mukorera uriya mwana Mefibosheti, muzamuhingira imirima ye. Sinkeneye kubona ahinga, buri kintu cyose muzagikora. Ndagira ngo ngutangarize ngo Imana ikugarutseho kugera ku rwego abagufasheho ijambo Imana igiye guhindura amateka bakabibona. Hari abantu bavuze ko ntacyo uzimarira, hari abantu bavuze ko ntaho uzigeza, hari abantu bavuze ko utakora ngo byemere nawe, hari abantu babonye nta nzira, hari abantu babonye nta cyerekezo cy'ubuzima ufite, ariko bagiye kukugarukira. Hari abantu bavuze ko hari abantu bagiye bakubarira iminsi, bakavuga ngo nubwo arushatse, nubwo arwubatse, ariko reka tumuhe iminsi ntazarutinda. Bagiye kukureberaho icyitegererezo cy'uko bubaka izabo, kuko Imana ikugarutseho kandi abantu batabishaka. Dawidi arangije avuga ijambo abwira Mefibosheti, aramubwira ngo we Mefibosheti, guhera uyu munsi uzajya urira ku meza yawe iminsi y'ubuzima bwawe bwose. Ariko ndagira ngo utangarize ngo kuba yaramugaye ibirenge si ikimenyetso kivuga ko atarira ku meza y'umwana. Kuba utarize, kuba nta diporome, nta lisansi, nta masters, nta dogitora, kuva ufite ubuzima mbega ubwo buzima abantu bari kubona ko gupfundikanya, ndagira ngo nkubwire ngo uburyo ndagira ngo ngutangarize ngo ibyo ntago ari byo byatuma udajya ku marembo y'abantu, aho abantu bagusuzuguriye. Mana ishimwe. Dawidi aravuga ngo uhereye uyu munsi wowe Mefibosheti uzajya urira ku meza yawe. Haleluya. Ariko ndagira ngo utangare, ariko tekereza kuba wasangiraga n'ingurube i Lodebari kwa Makiri, ariko noneho ukaba uri ku rwego rwo gusangira n'umwami, ukaba uri ku rwego rwo kurira ku meza y'umwami. Sinzi niba murimo mwumva aka kantu. Ndagira ngo utangarize ngo Imana igutabaye abantu batabishaka. Mahoro y'Imana nabane nawe. Ariko nari mvuze ngo Data wa twese agutabaye abantu batabishaka. Utabawe n'Imana abantu batabishaka. Shalom, shalom, shalom. Naho ubutaha. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nimukore subscribe. Nongere mbibutse mukore subscribe kandi mujye mukora share na comment kugira ngo tujye tubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Shalom, shalom.